Huh? Ndabona ari fusha hari ndagasyo umunsi umenya kitaranshishamo ijisho tu agafosi kanjye ntagahanaguye none muri iyi minsi ndagura akabarabasi. Muvene gute se? Brother. Tugende se? Twagiye man. Witeguye? Ndewe urabona meze fresh ahubwo wowe tujye gushaka ibyana byanjye. Byararagura se? Ntabwo nibira nakarisa. Ejo bundi nyikigura fosi ndishije ibyana byatanje. Niyo nyigura tuno tuwayiti. Natwetaga bya byana byo hanze hajya babyita ibikira. Man, ngereka nkubwiza urumva ndewe nje gukoreka kaminuza ya mbere mu gihugu urumva ibyana byibereyemo yewe umusa itebye muri kaminuza nge sinjya bijya none reka nkubwiza urumva nje naguze kano gapaniro kakawaye nguri no t-shirt itangure no ji urumva nera haga nje nyikigura none akano gafose hanyuma urumva ibyana byahise biza bivuga ati kigude wacu ariye kigude wacu none urateganya kugura kandi yiri guta pose man nje none nongeye kugura barabasi ya 30 dore nzaza ngenda gutyo nzitagura agafu ka 60 remi hena 60 uragenda uyikandagira ugira gutya muri wako ubu wowe yo bora yiguza ngara iyo ngiyi bayimaye imana nase ibijya bora ruri mu mbwira wari nito byara nakubwira nase wari kubiryo wambaye boda z'icyatanu ngaho nyumvira iki cyane darashaye yambaye none ngo yambaye n'umyenda y'umweru gusa kandi mbereke ngiye kubagaragura murasubira muri gisi cyatsi ndabigaragura iyo myeru ndayihindura ukoresheje zereke zimbazo muri mu gizabaye zimbazo muri mu gizabaye tugikubite ambwa tubatugusye batugende urekerere kumukingiza man isosi kuyemo inshishi nyene hangane man bibaho man nubundi twarenze mu rugo nako twasubira gucafuza umuswera mwiure ko man va twizamukiye umusa ariko umusa utazongera umuntu akakujwibura man twizamukiye nako birakunda ndabura nacyo batuzamukire ndabona nawe sho mwakomana ntabwo birakunda nanjye ndiyandagaza pe nimo ndajyaga kurwana n'abantu bambaye inkero gusa ariko mu mwanya bongo zimaze koko bayaye ubuze wowe imba bitananyumva bikamonda nanjye narasaze di abantu biyambariye imyeru bimereye neza bigire no mu ikanisa none ndi kuza nkabitambika imbere ngo cyakubanduza mushyi bankubise n'ukibazo nge ndwiteye wakigira kuvumba ibyo kwa Kalisa Udi usi bahishije ra kangeyo ndebe uri kureba ikigikara n'ibisatsi bibi ubu uri kujya he wakigorye cyamaye siguki umuntu ahura n'ishyano akomera n'umusozi w'ifundi koko ubu koko uri kugenzwa n'icyano wakigorye ndetse yego ese ubwo ko Kalisa sigara ne akabyindika ngane kujya ku muryango ra umugenda zawe ukisposha ariko sha abantu koko barwaye wagiho ni we uragenzwa siko numenga bro mbwira habwirwe inkuru siko nari iki cyumba bamutundu kuvunja dutonya umwaka gahungu kavuye he acumbika ururindo nurangiza mama asanga hari nyoko hari
ibyo uri kujya kuza umuhamagara aha ngaha uzi ko ntari nzi ko utuntu tugufiya natwo tugira amafaranga. ubu ni ukuvuga ngo nta n'ikintu na kimwe napanga ngo gicemo. None cyangwa hano ndi kubona byose nta veni nta tarani n'undi munsi wapfuye. Umunsi wabaye mubi pe. Nice. Piche Dego, piche! Agura musista igatuma tudahura nawe. Mani ariko nyine mani nakundi tugenda twihindurire cyangwa wenda hari igihe mani. Ariko njye mubonye namukoma. Sha byihorere mani bibaho mani mu buzima. Kandi iba muri twa turi kuza bukarugurira. Sha namubonye nyine hari igihe twagira nk'amahirwe Njyewe njyewe namufashe. Uzi ukuntu yanyanduye. Mani njyewe reba no kuri phone yanjye namufotoye mani namufotoye mani. Amafaranga mba nashoye kugira ngo none aza afata ivyondo gutya njyanyanduza. Mani namufotoye ariko mani hari igihe twahura nawe twakosora. Njye ntabwo ndayikira. Narakangasirije nizo kuze zitera abantu seseme gusa ibicucu by'ibigoryi mana yanjye bikaza bitera abantu mwapu mana yanjye yo mufata nari kubita nkamushije Basha wakibonye Mani Jovani nanjye wa muswera ndamubuze mani. Ubundi uno muswera wari umuswera uno muswera ra. Wa muswera twebwe kudutuka. Yewe tiri kudutuka. Garagikira nakibonye hariya ndakibonye we. Nakibonye si iki ngiki. Si iki ngiki cyakindi. Nese yapfuye. Ni muzima. Nico nakibonye wa muswera utumye badutera.